mu gihe wamenye ibyo bimenyetso usabwe kujya kwa muganga vuba, kuko ni indwara zivurwa, zirindwa, zigakira, tukirinda ingaruka nyinshi yagusigira mu buzima bwawe nk'urupfu no kuba wagira yemwe iyo kanseri. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Muraho neza abakunzi b'Ibigwi byanjye TV, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima dusanzwe tumenyereye. Njyewe ugiye kukibagezaho nk'ibisanzwe Nuhiri Wasina, umuforomokazi. Uyu munsi turarebera hamwe ku ndwara ya hepatite. Turareba hepatite ni iki, ifatite iterwa n'iki, ibimenyetso byayo, ese iravurwa cyangwa ntivurwa, n'ingaruka yasigira umuntu mu gihe atayivuwe neza. Hepatite rero nk'uko twari twabirebye mbere, hepatite ni indwara iterwa n'agakoko ka virusi gafata umwijima, ikaba igabanyijemo ibice bitatu. Ikaba hariho iyitwa hepatite E, hepatite B na hepatite C. Hepatite E na B ni indwara zishobora kurembya umuntu cyangwa zikaba zaje mu buryo bworoheje mu gihe yavuwe neza, ntiyo yagusigira ibibazo. Nta muti igira, ariko igira urukingo, irakingirwa n'umubiri bwayo, uburyo umuganga akugira inama, baguha ubujyanama uburyo wakwitwara, hanyuma ikagenda umubiri uyirwanya kugeza igihe ishize. Nibura mu mezi 6, ubushakashatsi bwabonye ko nyuma y'amezi 6 muganga yikubonyemo ugakurikiza inama ze neza za muganga, ndavuga ubwo muganga iyo indwara umubiri wamaze kuyirwanya yagushizemo. Hepatite C akaba ari ya ndwara ishobora gukomera, ikaba yanoroha bitewe n'igihe imenyewe igahabwa umuti. Iyo yahawe imiti, niyo ndwara, nibwo bwoko bwa hepatite bugira umuti. Iyo muganga yisanzemo agasanga ari ubwoko bwa C, hari imiti baguha, bakakugira n'ubundi bujyanama bakubwira ku buryo ikira igashira mu mubiri neza. Igihe rero izo ndwara zombi zitagaragaye mbere cyangwa ngo nyirazo azimenye, zigusigira ibibazo nko kugira indwara y'umwijima, umwe bita cirrhose. Turabizi twese igihe umuntu umwijima ufatwa ukarwara, ukabyimba inda, ukagira igihe bavoma kwa muganga, cyangwa se ukaba yanavamo na kanseri y'umwijima. Hanyuma izo ndwara zigira ibimenyetso bituma umuntu amenya ko atamerewe neza, bikaba byamujyana kwa muganga. Umuntu ashobora kumva wabara mu nda, rimwe na rimwe akagira iseseme, akanaruka. Yewe umuntu agira uruhu rugahinduka, akaba umuhondo n'amaso, yemwe no mu biganza igihe ureba mugasanga byahindutse. Iyo wabonye icyo kintu, nibura usabwa kujya kwa muganga. Akenshi hari n'igihe bagira umuriro mwinshi ukabije, kumva wacitse n'intege. Icyo gihe iyo wibonyeho ibyo bintu rero, uragirwa inama yo kujya kureba muganga akakurebera. Muganga we nta kindi, iyo yumvise ibyo bimenyetso byose, akohereza muri laboratoire bagafata amaraso, bakareba niba ari umwijima, ese ni ubuhe bwoko, kuko urumva uko twabibonye haruguru buvugwa mu buryo butandukanye. Hepatite iyo basanze ari bwa bwoko bubiri bwabanje, hari urukingo baguha, bakakugira n'ubujyanama baguha. Iyo basanze ari hepatite C, hari imiti yayo baguha. Rero hepatite tudatinze, iyo ivuwe neza nta ngaruka gusigira umubiri, kandi iyo itavuwe igusigira ingaruka mbi, nko kuba wagira iyo kanseri cyangwa ukanapfa. Mu gusoza rero, nagira ngo nsoreze kuri utu tuntu tubiri, ko mu gihe wamenye ibyo bimenyetso usabwe kujya kwa muganga vuba, kuko ni indwara zivurwa, zirindwa, zigakira, tukirinda ingaruka nyinshi yagusigira mu buzima bwawe nk'urupfu no kuba wagira yemwe iyo kanseri. Murakoze. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe.